Sheri, mushiki wanjye ikibazo ushaka kubaza nanjye ni kimwe. Ibi bintu twibitindamo. Nanjye nyemerera mbanze mvuge. Aha. Nawe wikomeza kumvugiramo cyane. Banzo nyumve. Nkora iki? Niwe wakimenya nk'umugabo. Ko nta soni. Ukora iki? None se Louise mukure ku isi? Ibyo bibazo mbaza byibaze nk'umugabo kandi ubishakira ibisubizo. Igisubizo gihari nuko ngukunda kandi nkamwemera nk'umugore wanjye. Kandi ibyo mukorera byose bigaragaza ko ngukunda. Ibindi bigeretse kuri ibyo byose ni iby'isi n'imiyaga n'imira. No mushiki wawe bigaragaza ko nkunda. Ko gusuzuguza se bisobanuye. Nigeze mubwira se ngo agusuzugure. Nabibwirwa neza. None ushatse kuvuga ko ari njye wamutumye se kuvuga biriya? Sheri kamubwira, sibyo? Mbabarira umpa agahenge nkeneye igihe cyanjye njyenyine. Jya mu cyumba cyawe nanjye ngiye gukoresha icyumba cy'abashyitsi. Ibindi tuzaba tubivuga. Ugeze aho wumva yuko tugomba gutandukana n'ibyumba? Nkeneye umwanya. Ngaho jyayo. Mana nyagasani, mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye. Ibi bintu birankomereye pe, birenze no gukomera. Ubundi se kubaka ni ibyanjye cyangwa ndibona ruhira n'imigisha y'abandi itari yanjye? Ahari ntabwo mu mugambi w'Imana harimo ko nzubaka. Ninjye wirwaniriye nkaza muri uru rugo, ubundi iyo mbireka bino bintu byose nkabivamo wasanga Imana itarashakaga ko nubaka. Nibinyimye urubyaro n'urugo narundimo ikaburumburijemo amahoro, ibi ndabigirane ndamenya n'ibiki. Imana nyagasani nagucumuye wiki? Ese ni icyaha cyanjye bwite cyangwa ni icyaha cy'umuryango wanjye? Ese hari ibyo mama yakoze simbimenye? Mana nyagasani urampora iki kugeza ubwo ngeranwa n'itungo ngo ndinka, ngo ntabwo ndinka nayo gutanga umukamo nge ntacyo maze. Mana nyagasani ibi ndabigirane ndakora iki kuko Mana yanjye birananiye n'ukuri ntabwo nzi ikintu nabikora ubu. Sahanu magume ndahagumane se. Turi birangiye ndetse n'umugabo wanjye nta kintu usigaranye, nta kintu na kimwe mfite cyo guhomba. Niba ushaka ubuzima murangire ndetse ndiho ngo bimare iki? Oh my God, Mana, ese Mana ni njyewe uko ibi bigeragezo bimeze gutya njyenyine muri iyi si? Mana, ko na Yobu yageze ahantu ukamutabara amaze gupfusha abana be, amaze guhomba ibye byose, akarwara, inshuti zikamushyiraho, ko wageze igihe ukamwomora ukongera ukamuhereza ibyiza, njyewe uranziza iki Mana? Ku buryo Satani agenda agakoresha mushiki wanjye ariya magambo bigatuma umugore wanjye amera gutya. Mana urambabaje. Mana niba ari ikigeragezo giturutse iwawe urambabaje. Mana nagerageje kukwiringira kenshi kandi ndabizi neza ko ijambo ryawe bitubwira neza muri Zaburi 125 yuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Ariko Mana ndabona njye utakingose, ndabona warandetse Mana, kaho ndebera nawe ntako nagize. Ntago nshobora gusiba amateraniro, ntago nshobora kwirengagiza guterana kwera. Amavi yarakobotse mu by'ukuri, ariko byose ndabijyamo bigasoza mbona intambara, mbona ibimbabaza umutima. None Mana wishimiye yuko umugore wanjye ajya kurara mu cyumba cye nanjye nkajya mu cyanjye? Ko numva urugo rurangiye ko ari wowe niringiye? Mana ngiye gufata umwanzuro ukomeye, ariko ntuzigere undenganya Mana, kandi urabizi yuko ntako ntagize. Bitumye nangira kwibaza niba waranteye umugongo cyangwa warandetse. Umwanzuro mfashe n'uyu nguyu.